Murakoze cyane kuri Asilamu Imana ibamugisha. Ndagira ngo nsabe ku rubyiruko badufashe kuko hari abantu bahagaze bakuru kandi ni byiza ko tubaha abantu bakuru. Dufashe rero urubyiruko tugerageze mu imyanya, hari abantu badashobora guhagarara umwanya ariko ni byiza ko urubyiruko rwihangana guhagarara maze abantu b'ababyeyi bakicara. Imana ibamugisha. Ndagira ngo nsabe umushumba Athanase ngo bamubere mikoro dusengere ijambo ry'Imana ryagezweho n'umushumba w'ururembo rwa Ngoma. Sabe yegereye umushumba w'ururembo rwa Ngoma, ari umushumba Athanase asengere ijambo ry'Imana rigiye kumva. Yesu amugisha. Bishobora twese twagejejwe tugasenga Imana kugira ngo ijambo ry'Imana. Kristo Imana yacu, turagushimiye kandi turaguhimbaje ubwoko bwawe. Dushimiye ko ari wowe nyir'ibihe, dushimiye ko umwanditsi yabivuze isi yacu itabagaho n'umwe, wowe wari uyizi mu gitabo cyawe yanditsemo, kandi wamugiye mu kanwa k'umugaragu wawe Yeremiya uvuga ko watumenye utaraturema. Ushimiye rero ko umuja wawe wamumenye atarabaho kandi umugenera ibyo azakora n'igihe azabikorera, ugenera n'igihe uzamuhamagara kugira ngo ajye kuruhuka. Ntabwo ureba nk'abantu, niyo mpamvu twebwe nk'abantu tukabona akiri umwana akiri muto cyane, ariko we nk'Imana ubonye ko ari ngombwa kumucyura. Turagusaba rero Mana yacu uhumurize imitima yose iteraniye aha ngaha, kandi nta muntu wabishobora kereka ijambo ryawe. Basenze rero kugira ngo ijambo ryawe rigiye gusoma rigiye kuvugwa rigere ku mutima wa buri muntu wese uri hano, maze ahumurizwe nawe. Umugaragu wawe washimye kwaba uyobora ijambo ryawe, mushyigikire ukaba wamuzeho cyane, mukoreshe ijambo ryawe rigira umumaro ku bantu bose bari hano. Urakoze rero ko wumvise gusenga kwacu dusengera ahantu, kandi urakoze kudushyigikiye muri byose. Dusabye Imana mu izina rya Yesu, amen.
haranditse ngo kandi hariho imibiri yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, ariko ubwiza bw'iyo mu ijuru ukwabo, n'ubw'iyo mu isi nabwo ukwabo. 42. No kuzuka kw'abapfuye niko kuri, umubiri ubibwa ari uwo guhora, ukazazurwa ari uwo umubiri ubibwa ari uwo guhora, ukazazuka ari uwo kutazabura, ubibwa ufite igisuzuguriro, ukazazurwa ufite ubwiza, ubibwa utagira intege, ukazazurwa ufite imbaraga, ubibwa ari umubiri w'akavukire, ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri w'akavukire, hariho n'uw'umwuka. Imana ishimwe cyane. Kwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igihe gatoya, igice 3 umurongo 20 aravuga ngo naho twebweho iwacu mu ijuru niho dutegereje umukiza ko azava, ari we Mwami Yesu Kristo, uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu, akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko ufite imbaraga zo kubashisha kwiganirira byose. Amen. Amen. Iki cy'umubabaro bigoye kubona amagambo umuntu avuga, bigoye kubona tubwira wagize ibyago, bigoye kubivuga ko rimwe na rimwe hari igihe nyine birenga ubwenge bwacu, kuko uyu mubiri urababara, umubiri urababara, umubiri ugira agahinda, umubiri wa nyine wabigendeyemo. Ariko nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye, Imana iturusha imbaraga. Haleluya. Imana iturusha imbaraga. Ijambo ryatubwiye ngo ufite imbaraga zo kumubashisha kwiganirira byose. Rero ufite imbaraga zo gukora gishaka, rimwe na rimwe nyine bikatubabaza, ufite n'imbaraga zo kudukomeza, ufite n'imbaraga ubasha kuduha zikarenga umubabaro. Umubabaro rero byo biri ngombwa. Umuntu w'agaciro gakomeye cyane, umuntu w'agaciro gakomeye, Imana yamuremye uburyo butangaje, atandukanye n'ibindi biremwa. Niyo mpamvu ubu nyine agenda wagira amahirwe nk'aya ngaya, abana nyine twaza kumukorera ubukwe bwa nyuma, ubukwe bwa nyuma. Ibindi birori biba umuntu abireba, cyangwa se wenda hari n'ibiba akiri mutoya ariko hariho, rero nibyo biba umuntu nyine yatushyize yaje. Ariko duteganye gutya nabyo kuri twebwe nk'Abanyarwanda, urabizi ko hari n'amahirwe ubasha guherekeza wawe igihe bitashoboka, igihe bitakundaga, ariko kuba tubasha guherekeza, tubashije guherekeza umwana wacu twandike Stella wakundaga cyane, nabyo tubishimiye Imana. Kandi ikindi gikomeye cyane ni uko
turabizi ko agiye afite ubuhamya bwiza nakoreye Imana neza arimo soma hariya kuri go by'irondoro ye wenda mu kanya turaza no kumva ubuhamya butandukanye ariko nabonye ubuzima bwe bwose kuva kimenya ubwenge yabaye umurimo w'Imana yakoreye Imana bakora atandukanye kuva akiri umwana mw'ishuri ry'umweru kuva nabonye amakorali yaririmbye muri menshi cyane ndetse by'umwihariko bari bafite cyangwa se bafite na korali yo mu rugo yaririmbagamo none aragiye stage aratubanjirije natwe turi inyuma ko tuzagenda ntitukuzi ariko byanze bikunze natwe tuzamusangayo tuzagenda amagare abacicikana mu bagize amahirwe yo kumubona arwariye hariya mu bitaro kumwe n'umushumba w'umubyeyi umushumba wa Benjamin mu by'ukuri twahuye nahavuze isengesho ariko uko nabonaga gusa yari umugenzi pe yari umugenzi rwose wabonaga ko arimo agenda ariko nuko Imana yabishatse kandi ntawayibaza ko bikoze ni ibiki igenga cyane gukora ariko kandi byikora byose bikora n'urukundo Imana ishimwe Imana nyine n'ibibera Imana ubundi wajya uyibaza wayiburanya ariko uko tubona mu ijambo ry'Imana n'Imana nyine Yobu yarayiburanyije uwo yari afite bose aho basigaranye n'umugore nawe atarasa nkaho bafitekerezo batakiri kumwe ayiburanya ariko ije bose aratsindwa Imana rero n'Imana nyine ariko ijambo ry'Imana rifite imbaraga ariko avuga ko Imana yaremye umuntu umutandukanyije n'ibindi biremwa n'uw'agaciro amurema ni ubwiza bishyira ahantu heza abaho nuko kubaho ishyari riravuka mubi araza ati ntakabeho muteza gucumura Adamu na Eva kandi kuvuga ngo barahemuka acumura maze arabarenganya icyaha kirinjira tuzanira akaga ariko nubwo akaga kinjiye kazanira icyaha cyaherekezana kazanye urupfu watwokaba twese ariko haje Adamu wa kabiri waje atsinda urupfu haje Adamu wa kabiri wazanye ubugingo Adamu wa kabiri ni Yesu araje atsinda urupfu atsinda Satani ariko umubiri nyine kubera ko umubiri nyine n'umubiri n'ubundi ugomba ku cyaha cyo nyine cyari kinjiye umubiri ugomba nyine kubona ingaruka nyine z'icyaha ariko umuntu nyamuntu umuntu w'imbere aho n'abaririmbyi baririmbye uruhinduka mushya ubwije n'ubwo bukeye wowe iyo yakiriye Kristo ntapfa wakiriye Yesu ntacyo bazatwarwa urupfu rwa kabiri uruguru twese turarusangiye twese ari abizera n'abatizera biritwereka abantu babiri gusa Enoki na Eliya bonyine batanyuze ahangaha ariko abandi twese iyo nzira ndetse mahirwe dufite nuko ijambo ry'Imana rero ritubwira ko Yesu ni umuganura
wacu gusuka yarapfuye arazuka ni muzima. Haleluya. Niyo mpamvu natwe turiho kandi twumva tuzabana n'Imana. Imana nishimye. Pawulo yandikira rero Abikorino bari bafite ikibazo cy'inyigisho z'ubuyobe, ariho icyo gihe kuvuga ko umuntu yapfuye nyine abapfuye biba birangiye, cyane cyane bitwa abasadukayo nibo batemeraga muzuko abapfuye, kuva ko umuntu yapfuye biba birangiye, ukaba uvuga ngo abantu birire binywere bakiriho. Izo nyigisho mu by'ukuri ubona yuko zisa naho zigenda zihindura isura muri iki gihe. Abantu wagira mu buzima buzarangira hano mu isi, ariko nyamara Abakorinto nabo icyo gihe umwuka wari wabateye, Abakristo bacika ubuhondogo, batangira gucika intege, batangira gutakaza ibyiringiro, ndetse bamwe batangira gusubira inyuma. Ariko Pawulo arabahugura, arabandikira, asa n'ubahumura amaso. Ijambo ry'Imana rirahumura, ijambo ry'Imana rizima. Ababwira ko mu by'ukuri umuntu atari uyu w'inyuma gusa abantu bareba, ahubwo hariho n'umuntu w'imbere. Babwira yuko hari imibiri y'ingiyi igaragara, ariko hariho n'imibiri itagaragara. Yababwira ntibabyumve, isi yo mibiri ubundi izaba ifite ko tubona basa gutya na gutya bikara b'inzoga be. Arangije arababwira ati mwa bapfumwe, iyo umuntu ateye imbuto, izo mbuto zibibwe zizamukana imibiri itandukanye. Iyo seze ziba zitandukanye, ziba zifite bwiza cyangwa se ishusho itandukanye. Kandi nanone agira babwira ngo akabuto kataboze kadapfuye ntabwo kabasha kugira gute, ntabwo kabasha kwera. Iyo pese hazamukana umubiri gushya. Bababwira ngo rero nguko niko biri no kubizera. Imana ishimwe. Iyi mibiri ifite twambaye yarangira yapfa nyine kuko n'umubiri n'umubiri uvuye mu gitaka kandi ugomba gusubira mu gitaka. Ariko ubu imbere muntu uyu nguyu tuvuga Esteri yari afite, kandi uyu nguyu wizera umucunguzi, uyu nguyu arongera arababwira ngo hariho imibiri rero yo mu ijuru n'imibiri yo mu isi, bari ku bwiza bw'iyo mu ijuru urupfapfa. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Urupfapfa iyo mibiri yo mu isi, imibiri yo mu ijuru iratandukanye. Kandi yari ikomeje hepfo, ubona yuko iyi mibiri nyine ntawe ushobora ntawe uyambarira rimwe, ntawe uzayambarira rimwe, nta kugerekerana. Umwe ni ukubanza kwiyamura byanze bikunze kugira ngo tubone undi. Amen. Umwe ni ukubanza kwiyamura. Kubera iki? Ni uko uyu mubiri nyine w'icyaha, wavukiye mu cyaha, ukora ibyaha, ugomba kubanza ukavaho. Niyo mpamvu yawe nguyu ntabwo ushobora kugera udapfa, kubera ko nyine wowe ubwaho urapfa, urwara, umunyantege nkeya. Rero ugomba kwambikwa imibiri mishya. Uririmbyi yararimbye ngo nta yindi nzira tuzabona, nta yindi, niyo ngiyi, niyo mahirwe dufite nuko Yesu yayihaye. Imana ishimwe. Ikidutera ubwoba nyine urupfu. Nta kindi rusobanuye no gutandukana, separation. Rero umubiri
rw'umubiri utanduka ya umubiri n'ubugingo rw'imbere, ariko ari nanone rwa kabiri ari nabwo batizera Kristo azapfa. Ndabwiriza abantu ngo bite cyane ku muntu w'imbere kuruta w'inyuma. Abantu bazatandukana n'Imana ubuziraherezo, ariko kandi abazaba bagize Kristo wari we muhuza w'Imana n'abantu bazabana n'Imana iteka ryose. Imana nishimye. Rero uyu mubiri wo mu ijuru, umubiri w'umwuka, umubiri bikiwe, tugomba kunyura mu nzira byanze bikunze yo kuwambara, tugenda mu buryo butandukanye nk'uko natangiye kuvuga. Dusa n'abantu bari nyine mu modoka itwara abagenzi, umwe avira ku cyapa runaka, undi avira ku kindi, abandi bagakomeza. Nuko nyine kandi nanone biba bitubwira ngo n'imodoka birimo nanone yerekana ngo cana amatara, yerekana ngo nguyu dore gagiye biyanigiwe wowe. Rero icyo dusabwa ni ukwitegura. Imana niyo ihamagara wishaka mu gihe ushaka n'uburyo ushaka. Nk'uko ugira umurima, ajya mu murima agasarura umurima we, umurima w'Imana. Iyo umuntu rero agiye mu murima gusarura, akenshi ntabwo se ni nako bigenda, ntabwo apfa gusarura icyo abonye cyose, ntabwo asarura igiteze, asarura ibyeze. Niba ari umurima w'ibigori, nyiri umurima aba azi ikigori cyeze kandi cyiza, ahitamo, ntabwo apfa gufata icyo abonye cyose. Ubwo ni uruhare rwa nyiri umurima. Twarebwe ntawamubuza gusarura uko ashaka umurima we. Indirimbo tujya turirimba twavuga ngo igihe cy'isarura gishize, abakozi bazataha. Pawulo nyine yabitubwiye ko iwacu ari mu ijuru, ari nabo dutegereje umukiza ko azagira gute, niwo mukiza wacu ari, niho kwa Data. Ahangaha ni mu icumbi, turacumbitse twese, turacumbitse. Rero igihe cyo gucumbukura iyo kigeze, umuntu agira gute, aragenda. Niba ntekereza kuri aya magambo, natekereje ku rupfu rw'umuntu uri mu gitabo cy'umugenzi wa Mwizerwa. Mwizerwa ari kumwe na Kristo, barimo bagenda bajya mu gihugu Siyoni. Hari ahantu bagombaga kunyura hitwa mu isoko Buramuba, agereranywa no mu isi. Bahuye n'umugabo witwa Musobanuzi batarahagera. Musobanuzi yababwiye amagambo akomeye, yabanje kubishimira yuko bakomeje urugendo neza, baza no kubacyaha ko hari ahantu ngo babanje kunyura atari hemewe, umusozi wenda kubakwira. Ariko kandi arababwira ngo nubwo icyo gihe cyo mwagitsinze, hari ikindi kizaba kiri imbere yabo. Duhura n'ibizaba byinshi, duhura n'ibyerekezo byinshi, duhura n'ibitubabaza byinshi, ariko yababwiye ijambo rimwe riravuga ngo hanyuma tunasenge dukomeza kubezanya, dukomeza kwihanganisha umuryango, dukomeza kwihanganisha itorero, kandi tubabwira muri komere baragishijwe barakubwirana amagambo nk'ayo ngayo ko dufite iwacu. Barishimye, dufite iwacu n'aho tujya, kandi aho tujya turahazi. Niyo mpamvu hari igihe nyiri Imana ituzanira ibizamini by'iravuga. Mushumba amutekerejeho cyane ku mugoroba, avuga ngo mushumba amatorero yayoboye, ahantu yanyuze, gahunda yayoboye nyinshi zitandukanye, yihanganisha abantu ababwira ko bikomeye, ibintu bikomeye cyane,
ahantu yanyuze ni henshi tujya dukomeza mu bintu byinshi bikomeye twagiye tunyuramo dukomere bana banyu tugakomera igihe kirageze rero ngo mubyeyi nawe mubwire ngo ukuri komera kandi agomba gukomera kuko inzira ya twese ni twese usobanuzi bw'ijambo arababwira ngo uragiye ikindi kizamini ugiye kunyuraho yemwe bakristo inshuti z'umusaraba kunyura muri byinshi ariko duharanire kunesha ngira ngo n'igihe nikigera natwe hano barimo batubwira batugeraho amagambo nk'aya baduherekeje bazabe batuvugaho ibyiza bazabe batuvugaho ubutwari bijya abantu benshi mu bihe nk'ibi nyine byiza ariko n'igihe nyine umuntu aba hari ahantu yatsikiye ariko shimira Imana ku wacu ajyanye ubuhamya bwiza kandi ni ukuri agiye bakoze kubivuga agiye kare nyine none se agiye kare nyine kubera ko umujyane aturusha imbaraga twese turusha imbaraga nta kundi ariko komeza ibyo byirinda ijambo rero Kristo bambe gusobanuza yabwiye aba bagabo babiri abasore babiri Kristo namwizerwa narababwiye ngo uzaba ufite amahirwe menshi se yavuze nde yavuze ngo uzapfira aho ngaho uzasigara aho mu isoko urabumara niwe uzaba ufite amahirwe menshi kubera ko imbere hazaba hari ibindi bikomeye kurenza ibyo mu isoko basa n'ababirwanira nagiye n'ubuhamya bw'abantu babayeho bakurwa mu mubiri bakaza kugaruka uburyo barimo bagarurwa abantu banagaruka kubayo nyine kukwinjira ngo birakomeye ariko kandi hakurya yabo ni heza barishimye niko byageze ko mwizerwa yaguye aho ngaho aragenda mu Kristo arakomeza ariko cyiza gikomeye cyane Imana mu byikora byose nta gikoriho mu ivu rya mwizerwa havuyemo byiringiro haleluya havuyemo byiringiro Imana ishimwe byiringiro abasha gukomezanya na Kristo urugendo kandi nabo baje kurangira gusoza neza urugendo rwabo Imana ihimbaza Imana izatuye gusoza neza urugendo rwacu Imana izatuye iherezo ryiza Esiteri birumvikana ababanye nabo twakwigiyeho byinshi cyane bitubera urugero rwiza rwo kwirinda urugero rwiza rwo kwitegura natwe gusanganira umukwe yaje gutwara umugeni ntawamutangira bibaho bashatse murabizi uburyo urukundo rwamwiza Kristo rero bamukunze mukunze kureza ababyeyi bamuke mukunze kureza uwo yakoreraga umugabo we n'abandi yamutwaye kandi ufite ibyiringiro byo gusaba biradusaba rero natwe kwitegura kandi azaza ntabwo azagira gute ntabwo azatinda Imana duhana umugisha mu izina rya Yesu nimukomere Yesu umuzima wacu ni mu ijuru niho dutegereje umukiza azaza aho tuzabikwa imibiri yo gucisha bugufi igahindurwa imibiri ifite ubwiza butangaje imibiri yo mu buryo bw'Imana uburyo bw'Umwuka Imana idufashe twebwe abumvise amagambo dukomere kandi duharanire kuzamuka neza kuzagera muri gakondo neza kuzageraho neza
inkuru nziza ku musozi dusize ubutumwa bwiza dusize urage mwiza Imana duhana umugisha amen ndagira ngo dusenge Mana ishobora byose mu izina rya Yesu Imana nyiribihe Imana uwera Imana se umwana wa Yesu Kristo Adamu wa mbere yatuzaniye akaga urupfu rw'umubiri ariko Adamu wa kabiri ari wa Kristo yazanye ubugingo azana ubuzima niyo mpamvu wumva ufite imbaraga niyo mpamvu tuvuga aya magambo dushize amanga Mana turagushimira ko usamuye Esiteri kandi wamusamuye rwose Yesu ibyo utekereza n'ibyo ukora bitandukanye n'ibyacu Mwami Mana yacu ikasengere umuryango ikasengere itorero kugira ngo ibyiringiro byacu biba ari ibyiringiro bikomeye kandi biba ari ibyiringiro byo kuzamura Imana Esiteri tubanjirije tuzamusangayo kuko aho ngaho iwacu twese turumva kumbuza ari rwinshi Kristo kumbuza ari rwinshi urakoze umeze imitima yose umeze umuryango umeza itorero urakoze gahunda zose dugishyize mu maboko yawe umeze guhana natwe no kutugira neza kubw'izina ryawe Yesu amen Imana n'umugisha ijambo ry'Imana rihumuriza imitima rihumuriza umuryango Imana ikomeze ibihanganisha menye ko nubwo hariho iyi mibiri ariko hariho n'indi mibiri yo mu ijuru idapfa itarwara kandi Imana ishimwe ko ariko yabiteguye Imana ihabwa icyubahiro tugeze mu mwanya tugiye gukora undi murimo ndagira ngo nsabe korali Amahoro bahagarare hano bagiye kuririmba indirimbo imwe ndetse na korali Silowamu bakurikirana tugiye gukora umurimo w'Imana ushinzwe protokole badufashe tugiye gushyigikira umuryango muri uyu mwanya utoroshye ndagira ngo dukore umurimo wo gushyigikira umuryango ituro tugiye gutanga ni ituro rishyigikira umuryango ibikorwa nk'ibi biba bitunguranye kandi biremereye ariko kandi Imana ishoboza abariko ubikora rero n'ubundi ari abari hanze barajya bahakanya batambuke n'abicaye ubikore neza ndagira ngo kandi twongere tubwire abaje nyuma ko nabo tubahaye ikaze bibe mu ikaze mu izina rya Yesu rero n'ubundi dusenga Imana dusabe umugisha bagiye gukora uyu murimo reka nsabe umushumba Edouard Karuranga ate mikrofone asabe umugisha bagiye gukora uyu murimo Mana isumba byose bagushimiye ijambo ryawe twumvise Imana ibihe birahinduka ntahinduka kandi turagira ngo tugushimire ko aba bantu bari aha bose wewe wabahaye imbaraga kugira ngo tubashe gutabara none haboneka iki gikorwa tugiye gukora buri wese ubushobozi kandi utanga umugisha imbaraga zawe zumvikane ku muryango bahumurize begere rwose wowe ushobora kuziba icyuho wowe ushobora guhumuriza bigakunda
cyangwa gusakura iki, ahubwo mu rukundo rwawe ibyo ukora byose ni byiza. Ushimiye ibimaze kuvugwa byose, ushimiye ijambo ryawe, ushimiye iyi nkunga yo gushyigikira uyu muryango, kandi tukubagishe n'imirimo yose iri imbere. Usanzwe uri umuyobozi wacu, usanzwe uri Imana yacu kubaha, usanzwe uri Imana ubwawe, ukomeze gushyigikira uyu muryango, ugashyigikire ndetse n'ab'Imana yacu twitandukana, bafasha tugatandukana, abana bacu tugatandukana, ariko wowe ntabwo bidusigana, duhana, kandi wowe igihugu muri byose. Ndasabye kugira ngo ukomeze guhumuriza umuntu wese, mubwira ko aheza ari aho tuzabana, utware ukomeze kuba ibyawe uhereye mu gateka kose. Murakoze cyane, dushimiye pasiteri tubereye gahunda